kumaîtriser 5 bandits na kuneutraliser 5 bandits na kumaîtriser vile 5 bandits. Undi ni umuturage wo mu mujyi wa Goma nyuma y'igitero gikomeye twabagejeho mu masaha yashize tubabwira ko amakuru ataramenyekana. Uyu yari umuturage uri kuvuga ku by'igitero cyaraye kibaye Goma, aho FDL ndetse na Wazalendo zari ziri mu birunga bya Virunga zasohotsemo zikigabanyamo ibikundi byinshi cyane, zikarasa amasasu menshi cyane mu mujyi wa Goma, zigamije kugira ngo zice ariko zinibe saure amaduka amwe namwe mu mujyi wa Goma. Amakuru twabwiraga icyo gihe twabwiraga yuko tutaramenya neza icyo bashakaga, ndetse mu by'ukuri nuko M23 yaje gutabara bigendanye n'amakuru twari dufite icyo gihe. Ariko icyo gihe twagira ko mu masaha ari imbere turi buze kubagezaho amakuru arambuye, amakuru akubiye uko byagenze ndetse no kuri icyo gitero. Gusa mutwihanganire yuko tutayabagejeho hakiri kare kubera ko hari utubazo tekinike twagiye duhura natwo muri rusange. Reka nkubwire ngo ikaze niba ari ubwa mbere usanze kuri mu Rwanda, kanda ngo subscribe ukande kuri like kugira ngo tujye tuba nawe 5 kuri 5. Rero mu rukerera rwo kuri tariki 15 urushyira 13 saa 7:45 mu mujyi wa Goma umvikanye amasasa akomeye cyane cyane majyaruguru y'umujyi wa Goma muri Mugunga ndetse na Keshero muri Ndunga, ndetse aho hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane yaba imbunda nini ndetse n'intoya. Makuru icyo gihe twabagezagaho tubabwira ko yuko gishobora kuba ari igitero cya FARDC cyangwa se abafatanya ibikorwa babo, ariko n'ubundi amakuru ari hano ahamye nuko cyari igitero cya FDL na Wazalendo ndetse na FARDC bakeya bari mu birunga bya Virunga, aho bagabye igitero bidasanzwe byo kwiba, byo gusara amaduka y'abaturage mu mujyi wa Goma, ariko nanone no guteza akajagari. Mwakomeje kugenda mubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga, imirambo myinshi y'abawazalendo iryamye hasi, ni nyuma y'igitero gikomeye cyane. Ubwo rero M23 yatabaraga hakiri kare igatabara abaturage ndetse n'amaduka yabo yaragiye gusagurwa ako kanya. Amakuru avuga yuko FDL ndetse n'Abazalendo bigabanyijemo udukundi twinshi, buriyo bose bagatandukana bakajya mu bice bigiye bitandukanye, bakajya bakoresha imbunda ntoya barasa amasasu ndetse n'inini kugira ngo bateze akajagari mu mujyi. Ariko nanone bari bafite gahunda yo kwiba amaduka agera kuri 2 y'abaturage. Gusa byaje kuba amahire kuko M23 batabaye ayo maduka batarayiba, ndetse bamwe muri FDL 2 baza kugwa muri ayo maduka, dore ko barasiwemo muri ayo maduka n'ubundi muri Goma, mu majyaruguru ya Goma habaye imirwano yari idasanzwe, yari ikomeye cyane. Gusa amakuru avuga yuko aba FDL ndetse n'Abazalendo benshi baje kuhagwa. Abaturage batanze amakuru, umwe yari nyiri duka yavuze ko iduka rye ryarashwe amasasu menshi cyane bagerageza kwiba, ari nabyo byagaragaye hano ubwo basoraga imifuka irimo ibiribwa byinshi cyane bari bagiye kwiba, ariko M23 ikaza gutabarira ku gihe. Ariko andi makuru nayo umumotari mukomeje kubona. Uyu yari umumotari wari gufasha FDL ndetse n'Abazalendo kubayobora mu mujyi, agenda abereka aho bagomba gutera, waje no gufatanwa imbunda yo mu bwoko bwa AK47, akaza kuba atwarwa afungwa na M23 yaje no gutabarira ku gihe. Abaturage batarangirika bikomeye. Abaturage amakuru bavuga ko bari bafite ubwoba nibura amasasu yaje kugabanuka ku isaha y'isa 8 n'iminota igera kuri 55 z'urukerera. Reka nkubwire ngo aya makuru n'ubundi nagombaga kukugezaho. Reka nkubwire ngo ciao ni Kivu Update. Niba ari ubwa mbere usanze kuri mu Rwanda, kanda kuri subscribe cyangwa se sabone ukande kugira ngo tujye tuba nawe 5 kuri 5.